Nshuti bakunzi ba The Children's Services TV, tubahaye ikaze mu kiganiro tumenye amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga. Uyu munsi turaza kwigana ibijyanye n'igitabo cyasohotse gikubiyemo ibintu bigiye bitandukanye byo kuba wamenya mu buryo wakoresha mudasobwa cyangwa se wakora ibizami bijyanye n'icyerekezo. Aha ni kuri The Children's Services TV dukomeje kuganira ibijyanye no gutwara ibinyabiziga ndetse no kwiga amategeko y'umuhanda. Ni ibiki bikuye muri kino gitabo rero? Ese kino gitabo kirakumenyesha iki? Kurikirana ntucikwe. Ibikuye muri iki gitabo ni ibintu bitanu gusa. Icya mbere, ishusho y'ikigo gishinzwe gukoresha ibizami iteye gute? Ushobora kuba wifuza kuba wakora umushinga wo kuba wajya mu rugaga rw'abikorera mu kwigisha ibinyabiziga ndetse no kwigisha amategeko y'umuhanda. Ibi rero birakureba kugira ngo ubimenye. Icya mbere ni ishusho y'ikigo muri rusange ihagaze gute. Icya kabiri ni ikizami cy'uruhushya rw'agateganyo gutwara ibinyabiziga. Ese uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga rukoreshwa gute cyangwa se rukorerwa gute? Icya gatatu ni ikizami cyo gutwara amapikipiki. Ibi nabyo turaza kubirebera hamwe mu buryo burambuye, ni gute wakorera cyangwa se ni gute wakora ikizami cyo gutwara amapikipiki. Icya kane ni ikizami cyo gutwara imodoka gikorerwa mu kibuga. Ese ikizami cyo gutwara imodoka gikorerwa mu kibuga, ahangaha ni ku modoka ntoya. Aha naho turaza kubirebera hamwe. Icya gatanu ni ikizami cyo gutwara ibinyabiziga bikorerwa mu muhanda, ndavuga circulation. Ibi rero turabirebera hamwe, ukomeze ukurikire byimbitse ibijyanye n'aya masomo. Iki gitabo rero ni ingenzi ku bantu bose bifuza gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga. Reka turebe, tugende ingingo ku ngingo cyangwa se akantu ku kandi. Ishusho y'ikigo muri rusange. Ishusho y'ikigo muri rusange irimo ibice bibiri, igizwe n'ibice bibiri. Igice cya mbere ni igice cy'inyubako. Iki gice cy'inyubako kigabanyijemo ibice bitatu. Ahatangirwa serivisi zirebana n'impushya zo gutwara ibinyabiziga. Ubwo ni muri sale nyine, ahantu hatangirwa ibizami byo kuba watwara ibinyabiziga ariko ufite uruhushya gutwara ibinyabiziga rw'agateganyo. Cya kabiri, ahatangirwa cyangwa se ahakurikiranwa uko ibizami bikorwa, ahantu ushobora kuba warateganyije ku buryo umukozi uri aho hantu akurikirana uburyo ibizami bishobora gukorwa. Icya gatatu ni amacumbi y'abakozi. Nuko ishusho y'inyubako igomba kuba imeze. Noneho ni ibibuga bikoresherezwamo ibizami cyangwa se ibibuga bakoreramo ibizami abakandida biyandikishije. Icya mbere, ahagenewe abakora ikizami cyo gutwara imodoka ntoya. Ni ahagenewe gukoresherezwamo ibizami by'abantu cyangwa se by'abakandida bakeneye impushya zo gutwara imodoka ntoya. Iyo tuvuze imodoka ntoya, ni abantu bose cyangwa se ni imodoka zose ziba zifite imyanya itarenga 8. Izo nizo modoka ntoya, ku buryo watsindira uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga byo mu rwego rwa B. Ushobora gukorera ku modoka ya automatique cyangwa se ugakorera ku modoka ya manuel. Ahangaha rero ugomba kuba ufite ikibuga nibura cyakwakira imodoka zo mu rwego rutoya. Icya kabiri, muri kino kibuga ugomba kuba ufite ahantu hagenewe gukoreshereza ibizami by'amapikipiki. Ugomba kuba ufite ahantu wateguye kugira ngo ubashe gukoresha abantu bifuza gutwara amapikipiki. Cya gatatu, ugomba kuba ufite ahantu hagenewe gukoresherezwamo ibizami byo mu rwego rw'imodoka nini. Iyo tuvuze imodoka nini, ni urwego rwa kategori C, D na D1. Ahangaha rero ugomba kuba warahateguye kugira ngo ubashe kugira gute gukoresha bino bizami. Urabona ino shusho nuko nguko ugomba kuba imeze. Wowe ukeneye kujya gukora ibizami mu kibuga cy'icyerekezo cyangwa se
mu kibuga cyakozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga, ugomba kuba uzi ukuntu ikibuga giteye kugira ngo utazatsindwa. Nawe ukeneye kwinjira mu mwuga wo kuba wakora umushinga wo kwigisha ibinyabiziga ndetse no gukoresha ibizami nk'ibi ngibi, ugomba kuba ano makuru uyafite. Ni ingenzi rero. Noneho rero tugikomeza tugiye kureba ikizami ubundi cy'uruhushya gutwara ibinyabiziga rw'agateganyo giteye gute, gitangwa gute, gikorwa gute. Wowe uri kunkurikira ugomba kumenya ano makuru. Iki kizami cyo mu rwego rw'uruhushya rw'agateganyo gutwara ibinyabiziga, uko icyo kizami gikorwa nuko giteye ugomba kubikurikirana. Mbere na mbere ikintu ugomba kuzirikana, ugomba kwiga amategeko neza. Ugomba kwiga amategeko nk'uko wabishatse, ukagenda kwiyandikisha mu ishuri runaka. Ubaye utaranajya kwiga mu ishuri runaka, waza Maître Cissé nkaguhugura, nabyo ntacyo bitwaye. Cyangwa se ukajya ku rubuga rwacu www.decenservices.com, ukaba wakwiga byimbitse, ukareba uburyo ibizami bikorwa, uburyo bakoresha ibizami, ukikosora, ukiga haba mu mashusho, haba mu buryo busanzwe, haba mu Cyongereza, haba mu Gifaransa ndetse no mu Kinyarwanda. Ukananyarukira kuri urwo rubuga kugira ngo ubashe kumenya amategeko rusange y'umuhanda. Amategeko rero y'umuhanda ntabwo tuyiga kugira ngo tubone permis provisoire gusa, oya, ahubwo tuyiga kugira ngo tuyamenye, kuko abantu bose bagenda bakoresheje inzira nyabagendwa bagomba kumenya amategeko y'umuhanda. Ukimara rero kumenya amategeko y'umuhanda wayize atari kwa kundi kwisomesha, oya, ugomba kuyiga ukayamenya. Ukimara rero kumenya amategeko y'umuhanda, ugira inyota yo kuba watunga permis provisoire cyangwa se uruhushya rw'agateganyo gutwara ibinyabiziga. Ugomba guhita wiyandikisha ku irembo. Ugomba kujya ku irembo ukiyandikisha, ugahitamo itariki ushaka kuzakoreraho ikizami, ugahitamo aho ushaka kuzakorera ikizami, ugahitamo isaha ushaka kuzakoreraho ikizami. Warangiza ukiyandikisha, wamara kwemererwa uburyo wahisemo, ugategereza itariki. Itariki rero iyo yageze, ugomba kugenda ukajya aho wahisemo uzakorera ikizami. Aho ngaho rero iyo uhageze bigenda biti. Iyo uhageze ugomba kumenya bino bintu utazacikwa n'uburyo rusange bwo gukora ikizami. Iyo uzi amakuru cyangwa se ufite amakuru y'ibintu ugiye kwinjiramo, birakorohera cyane. Iyo ugeze ahakorerwa ikizami, ugomba kubanza ukabonana na muganga. Urumva nyine muganga agomba kureba nimba wujuje ubuzima buzira umuze kugira ngo ubashe kwinjira mu kizami. Iyo ugiye kwinjira mu kizami cy'amategeko y'umuhanda, bareba icya mbere yuko uzi gusoma neza ikizami ugiye kwinjiramo. Ushobora kuba ugiye gukora mu Cyongereza, bareba yuko Icyongereza ukizi. Ushobora kuba ugiye gukora mu Gifaransa, bagomba kureba yuko Igifaransa ukizi neza. Ushobora kuba ugiye gukora mu Kinyarwanda, bareba neza yuko Ikinyarwanda ukizi neza. Bamara kubona yuko uzi gusoma no kwandika, icyo gihe barareba agapima noneho ubuzima bwawe. Bapima iki? Bareba ko wumva. Bamaze kureba yuko ureba, bagiye kureba yuko wumva. Baragusuzuma rero, bamara kugusuzuma babona nta kintu na kimwe ubura, bakakwemerera kujya mu kizami. Rero ugahita winjira mu buryo bwo gukora ikizami. Iki kizami gikorerwa kuri mudasobwa. Ugomba kuba uzi nanone kuyikoresha. Mudasobwa ubwo nyine ni mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ugomba kuba uzi gukoresha mudasobwa. Nimba rero warize, ugomba kuba nimba warize amategeko y'umuhanda, ugomba kuba waranize na mudasobwa kugira ngo uzayikoreshe nujya mu kizami. Ibyo ngibyo rero bizagufasha nubikurikiza neza. Ubwo rero uzi gukora mu buryo bw'ikoranabuhanga. Hahita hakurikiraho iki rero? Ugomba kumenya ese iki kizami ngiye gukora gifite amanota angahe? Iki kizami ngiye gukora gifite umwanya ungana iki ngomba gukoresha? Ikizami gikorerwa kuri mudasobwa cy'amategeko y'umuhanda, kugira ngo ubone uruhushya rw'agateganyo gutwara ibinyabiziga,
ugikora mu minota 20, ugakora nibura ibibazo 20. Noneho ni ayahe manota bafatiraho kugira ngo utsinde? Amanota bafatiraho ni amanota 80%. Ubwo iyo dushyize kuri 20 ni amanota 16. 16, uri kuyumva? 16 ubwo ni 80%. Ntabwo wabona amanota 80% utarizi, ntabwo wagenda ngo ugiye gufomboza. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Banza wiga amategeko y'umuhanda kugira ngo uzatsinde ibijyanye n'amategeko y'umuhanda. Uru ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rw'agateganyo urarubona kugira ngo ruzakwinjize mu gushaka izindi kategori zijyanye n'izo wifuza. Uruhushya rw'agateganyo rero rwo gutwara ibinyabiziga ruhabwa umuntu wujuje bino bintu maze kukubwira. Ni ukuvuga ngo ugomba kuba wariyandikishije gukora icyo kizamini, birumvikana. Ugomba kuba warabonanye na muganga, ugomba kandi kuba uzi neza uburyo ugiye gukoramo ikizamini kijyanye n'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Ibi rero ni ingenzi kugira ngo utazahusha permis provisoire wifuza ukeneye, kugira ngo bibashe kukwinjiza mu kindi cyiciro cyo kuba wakwiga ibinyabiziga byo mu rwego wifuza.